Kumagara mu gitsina ari nabyo bakunze kwita kuba mukagatare ni ikibazo gikunze kuba ku bagore n'abakobwa mu buzima bwabo, gusa bikaba akarusho iyo ageze mu gihe cyo gucura. Birabangama rero ku mudamu cyangwa se ku mugore wubatse. Nubwo rero bamwe bajya bibeshya ko ibi bidakira, nyamara kandi ni ikibazo gishobora gukira iyo ubikurikiranye ndetse ugakoresha neza inama n'imiti wahawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibiranga kuba mukagatare, ikibitera ndetse n'uko bivurwa. Ibimenyetso rero abagore benshi bakunda guhurizaho cyangwa se bagaragaza byo kuba mukagatare cyangwa se kutagira amavangingo, ni nko mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina mu gihe abandi wenda babihorana. Uretse wenda kuma mu gitsina, hari ibindi bimenyetso birimo kumva uburyaryate mu gitsina bya hato na hato, kwishimagura ndetse no kumva hokera. Ibi rwose bishobora kuzitira y'amavangingo rwose ntazi. Kumva mu gitsina kuryaryata, ukishimagura cyangwa se ukumva nyine harokera. Ikindi ni uko uzabangamirwa ndetse ukanababara mu gihe mukora imibonano mpuzabitsina. Ukumva rwose birakubangamiye, ukumva uri kubabara. Iki nacyo ni ikindi kimenyetso. Hama rero kutabishaka ndetse no kutarangiza, ukajya kwinjira mu gikorwa cy'imibonano wumva nta bushake, no kurangiza bikanga. Ikindi noneho uzabona igitsina gisa nkaho cyagabanutse ndetse n'ibara risa nkaho ryahindutse. Hazagabanuka kandi wa mwenge w'igitsina gore. Ikindi ni uko utishimira imibonano, ukumva nta n'ubushake ufite. Ikindi kimenyetso ni uko uzashaka kujya kunyara kenshi birenze ibisanzwe, wajya no kunyara hakaza udukari duke, ndetse no guhora urwaye infection urinaire cyangwa se ubwandu bw'umuyoboro w'inkari. Hari n'ibindi byinshi, ariko ubu ngibi ni ibimenyetso abagore benshi bakunda guhuriraho. Hari impamvu rero zitera kuba mukagatare cyangwa kutagira amavangingo. Ku bagore bose impamvu usanga zitaba zimwe, gusa hari imwe cyangwa se nyinshi dushobora kubabwira. Impamvu ishobora kubitera ni ugucura. Iyo umugore ageze mu myaka yo gucura cyangwa se menopause, muri cya gihe nyine atakibyara, hari umusemburo wa estrogene ugenda ugabanuka ubwo umugore atakibyara. Bikaba rero byatera guhora yumye mu gitsina. Iyi ni impamvu ya mbere, kubera estrogene iba yagabanutse cyangwa se itaringaniye, bikaba biterwa no gucura. Ikindi gishobora kubitera kuba mukagatare ni igihe umugore yonsa cyangwa se amaze iminsi abyaye cyangwa atwite. Naho urugero rwa estrogene, wa musemburo, ushobora kugenda ukagabanuka, bikaba byanatera kuma mu gitsina, uretse ko byo wenda bigeraho bikijyana mu gihe wamaze kubyara, mu gihe wacukije. Ikindi gishobora kubitera kuba mukagatare ni uko utitegura mbere y'imibonano. Ya mibonano yo ku ngufu y'agahato, kuba ufite ubwoba bw'aho mugiye kubikorera wenda ntabwo byemerewe, kuba utishimiye umuntu mugiye kuyikorana, kuba ataguteguye bihagije, kuba ufite nyine umutima uhagaze nabyo, cyangwa se stress cyangwa ibindi uri gutekereza, nabyo rwose biri mu bintu byangiza igikorwa kikagenda nabi, bityo ukanumagara. Mu gihe rero ufite stress ukinjira mu gikorwa rwose, bishobora gutuma mu gitsina wumva humye kandi wenda utari usanzwe wumagaye. Hari rero n'ibiterwa n'imiti imwe n'imwe yo kuboneza urubyaro. Akenshi ariko aha havugwa ibinini bivanze, za microgenone n'ibindi bizwi mu kuboneza urubyaro, ndetse na rwa rushinge rw'amezi 3, bishobora nabyo gutuma mu gitsina huma, nubwo atari ku bagore bose. Hakabaho kandi no kuboneza urubyaro bikoresha imisemburo, twavuga nk'agapira ko mu kuboko. Hari n'igihe umugore ashobora kuma cyangwa se kuba mukagatare mu gihe ari ku miti ya kanseri. Imiti ya kanseri, gushiririza aharwaye kanseri mu bice by'imyanya myibarukiro, nabyo ni bimwe mu bitera kumagara mu gitsina. Niba rero hari imiti ya kanseri urimo, cyangwa se niba hari shiriji bagukoreye,
bishobora kugira ingaruka yo kumagara mu gitsina. Ntabwo ari ibyo gusa kuko n'uburwayi runaka bushobora gutuma mu gitsina humagara, twavuga nka diyabete n'izindi ndwara zituma ubudahangarwa bw'umubiri bugabanuka. Hari icyo wakora rero mu gihe uguma mu gitsina kugira ngo utaha mu kagatare. Mu gihe ugira kino kibazo, uburyo bunyuranye ushobora gukoresha kugira ngo wongere ugire ububobere buhagije n'amavangingo. Ubwa mbere ni ukubanza ukareba niba uzi neza ikibigutera. Niba hari impamvu rero ukayikuraho. Niba itarakurwaho niho uzitabaza rero bumwe mu buryo bukurikira. Ihatire kunywa amazi ahagije. Ubusanzwe amazi uko ari menshi mu mubiri bigaragara n'ahantu hose, ndetse bizanagaragarira mu koroha no kugira ububobere n'amavangingo. Nywa inshyushyu cyangwa se amata. Inshyushyu ishyushye nayo ni nziza cyane ku mudamu cyangwa umugore, ndetse na tangawizi. Ihatire kujya urya kokombure na watermelon. Ni imbuto zizwiho kongera amazi muri rusange mu mubiri, by'akarusho kuzirya byongera ububobere abagore n'abakobwa. Habaho amavuta asigwa, ni amavuta asigwa mu mwinjiro w'igitsina cy'umugore mbere y'imibonano cyangwa se agasigwa ku gitsina cy'umugabo. Aya mavuta ariko nkakwibutsa ko agufasha koroha ntubabare mu gihe cy'imibonano ako kanya, ariko ntagatanga igisubizo kirambye. Ni amazina rero ashobora kuboneka mu mazina atandukanye bitewe n'inganda zayakoze. Iyo ugeze muri farumasi bakwereka atandukanye ukihitiramo. Hari rero n'ibindi biribwa ushobora kwibandaho, twavuga nka gombo, imboga za gombo, kunywa amazi yazo. Ibiribwa bikungahaye kuri vitamine E birimo soya, ubunyobwa, pome, imboga rwatsi ukazihata, ingano, sezame, ibihaza, amafi n'ibindi bitandukanye bishobora gutuma mu gitsina cy'umugore habobera. Reka nsoreze aha ngaha mbashimira, mbifuriza kugira ibihe byiza.